Okay, yes right. Ibihe byiza kandi cyane rwose nanone amahoro y'Imana yongere kuba nawe umuntu ukurikira ibiganiro byacu hano kuri Gakuru on air. Imana mujuru rwose umugisha kandi guhaze uburame. Ni inkuru rero yihutirwa cyane rwose ariko kandi ikomeye cyane aho uwitwa Jihad nyuma yuko atawe muri yombi hamaze gusohoka amashusho y'uwitwa Jessica Mipango wita icyogere mu nkuba cyangwa se ngo umwami w'abagore ndetse n'ayandi arimo avuga ku byifungwa ry'uyu muvandimwe cyangwa se uyu Jihad arimo ayigaragaza rero nk'umuntu ubyishimiye ariko kandi iyo siyo nkuru ahubwo igitangaje cyangwa se igisa naho giteye amatsiko muri inkuru by'umwihariko kandi icyo tugiye kugarukaho cyane ni ukwibaza mbese koko nyuma yaho bivugiwe ko ari amashusho ya YAMPANO yamaze kujya hanze we n'umugore we bari mu gikorwa kibanga cyangwa se gikorwa ngo cyabashakanye ubwo nibwo hagaragaye amashusho y'uyu Jihad agenda rwose yitereka kuri kamera hanyuma afata akabido ubwo ngenda kotinga ibyavuzwe na KASUKU ngo afata akabido arakomanga rwose ngo kwa kuntu yakoraga ibiganiro bye nyine muri buryo bwe yari yorubatsemo content arimo agaragaza cyangwa se avuga ku bigendanye n'ibyari amashusho yewe ngo hari nawe yagereze rwose akavuga yuko afite ngira ngo ubwo babirebye cyase baribye ayo mashusho ibyo murabizi nuko rero umuvandimwe KASUKU nawe aricara ati nakomeje kuryama biranga rwose ngeze igenda avuga ariko ubundi ko nanjye ndamusenyereye gatoya ko nanjye yanyanja amatereka nze nanjye mwanjame ibiri kuri imyanda rero mu kibuga cy'u Rwanda rwose ntago byoroshye inkuru iteye itibundi ihagaze ite ni nyuma yaho Cyprien uzaba kiri wamenyekanye nka Jihad ndetse n'uwitwa Kwizera Nestor ukunda kwiyita Papi Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya YAMPANO ari gutera akabariro bituma rero umubare w'abakurikiranywe ugera kuri 5 aya akaba ari amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha RIB dore ko natwe aricyo ariho twakotinze Dr Murangira Bitseri wahamije ko kuri uyu wa 26 Ugushyingo umwaka wa 2025 aribwo bataye muri yombi abasore babiri bakurikiranweho gukwirakwiza amashusho ya YAMPANO ari gutera akabariro. Murangira Bitseri rero ati ibyo nibyo koko bafashwe bakurikiranwe bakurikiranwe bafunze ibi rero bigomba gucika aho nayo namagambo ya Murangira Bitseri akomeza agira ati tuzakomeza dukora iperereza uwo rizajya rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa iperereza ntirizahagarara bitinde bitebuke uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa. Jihad na Papi Nesta bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo bakorerwe dossier ishyikirizwe ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na YAMPANO kuwa 9 Ugushyingo 2025 kwikubitiro isatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani kuwa 11 Ugushyingo 2025 hakurikiraho Kalisa John uzwi nka K John watawe muri yombi kuwa 14 Ugushyingo 2025 K John na Pazomani rero bo dossier yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha kuwa 14 Ugushyingo 2025 ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo uwagize uruhare mu ikwirakwira by'amashusho abiryozwe kuwa 18 rero Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi uwitwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho ngira ngo murabizi neza ubundi mujya mubikurikira ku mbuga nkoranyambaga iyo amashusho nk'aya amaze kujya hanze ubusanga abantu bavuga ngo nyandikira ngo nyiguhe ngo video ngira mujya mubibona cyane ubundi akenshi kunze kukira za Facebook ndetse na za X ngira ngo mukunze kugenda mubibona cyane aho usanga umuntu atatangira kwandika ngo ko bakenenga amashusho ngo nyandikira ngo inbox ibintu nk'ibyo ibi bintu rwose ni cyajyanwa n'amategeko kuko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byo ariko muratekereza nka YAMPANO wenda uretse ko dushimira Imana kuba nyine yagihari kandi akomeye ariko muribaza nk'iyo haza kuba ari nk'umuntu woroshye mu mutwe abashobora gufata ibyemezo bitari byiza kandi bigoye cyane rimwe na rimwe ubusanga umuntu yagira depression bigasanga havuyemo n'ibintu bibi cyane njya murabyumva rwose hanyuma rero nuvuga ngo ibisobanuro ko rero kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi muri dossier yo kurakwiza aya mashusho ya YAMPANO hanyuma rero ahangaha niho byaje kuzamukira rwose uwitwa Jessica wa Mipango icyogere mu nkuba ngo umwami w'abagore
abaraje boro aritereka rwose, atangira no kuvuga ku bigendanye no kuba uyu Jihad yatawe muri yombi. Ariko kandi gatoya mu masaha rwose ya nijoro ahagana muri za saa 7 gutyo nibwo hatangira rwose kujya cyase kuza za breaking zivuga ko uyu nguyu Jihad rwose yatawe muri yombi. Nyuma y'abakunzi b'umupira w'amaguru aho bari baraye mu ijoro ry'abagabo by'umwihariko dukeza abakunzi b'ikipe ya Arsenal aho bari bamaze gutsinda ikipe ya Bayern de Munich, twari tukiri muri ibyo byishimo turimo tureba uko bimeze tutarabyakira rwose, twibaza ibibaye aho ikipe ya Bayern de Munich yari imaze gukubitwa na Arsenal mu Bwongereza mu mukino wa UEFA Champions League aho bari bageze kuri journée ya 15 dore ko nabyo bisigaye bimeze nka shampiyona. Niho rero ikipe ya Arsenal yatsindaga ikipe ya Bayern de Munich ibitego 3-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'uwitwa Julian Timber ku mpera y'uhinduwe neza na Bukayo Saka. Hanyuma igitego cyo kwishyura gitsindwa na Karl umwana muto cyane w'ikipe ya Bayern de Munich ukiri muto rwose watsinze igitego cyiza cyane ku mpera y'uhinduwe na Michael Olise amusore Serge Gnabry. Hanyuma rero igitego icyo yo hafite match kurangira ari igitego 1-1. Nyuma gato rero mu gice cya kabiri witwa nyuma yuko Carafiori yasimbuye yitwa Miles Lewis Kelly, hanyuma ahindura umupira mwiza cyane yarahawe na Eze, awuhindura imbere y'izamu usanga witwa Noni Maduka yari yagiye mu kibuga nawe asimbuye Bukayo Saka Ayoyinka ahita atsinda igitego cyiza cya kabiri. Hanyuma nyuma gato cyane kuri penetration yarikozwe na Michael Olise, umupira uragenda rwose uhura n'uwitwa Carafiori abroka gatoya ahereza Merino Martinelli hereza Mikel Merino asubiza kuri Eze. Ubwo mu kumusubiza Martinelli aramaze kwirukanka cyane, hanyuma Eze ahita muransiriza umupira imbere. Martinelli agenda koraho gato acenga witwa Manino wari wasohotse asohoka nabi cyane. Martinelli atsinda igitego cya gatatu. Muri rwego rw'impamvu nzanye iyo nkuru ndagira ngo mwumve yuko twahari hakirimo ibyishimo by'umwihariko tubona na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa, ngira ngo muri bisikara umukunzi w'ikipe ya Arsenal nawe nibwo twari turi kubona tweet ye arimo ashimira rwose abasore b'ikipe ya Arsenal avuga ko yishimiye rwose. Mu gihe rero tukiri muri ibyo ngibyo twese tutangira kubona za breaking isohoka zivuga yuko uwitwa Jihad yamaze gutabwa muri yombi. Ngira ngo ngiye iyo nkuru bwa mbere nyibona nayibonye kubitwa Kamarade ukorera 3D TV ari we wa mbere wabanje ku breakinga yuko rwose Jihad yatowe muri yo. Nyuma tuzi kubona na ba DC Crema kuri DC TV Rwanda nabo ba breakinga, ndetse n'abandi bagenda bakomereza. Hari rero ubona inkuru ngiyo ukavuga utireka mbe nitonze gatoya mbanze nitondere abantu banje kugira ngo mbahereze ibintu byanya byo nyine bifatika, ukaburetse gato ariko burya byashobora yuko iyi nkuru rwose ari ya nyayo. None ndagira ngo nibaze ese koko Kasuku yaba yakoze ikosa kuba yaje akishimira ibyirifungwa ry'uyu Jihad. Hagati aho nyamara bisikora bamaze igihe bafitanye beef, umwe basubizanya umwe avuga n'undi akagaruka akavuga, umwe akavuga undi akagaruka akavuga, aho rwose byagiye birebire cyane biba too much ku mbuga nkoranyambaga. Beef yabo biragenda irubakika cyane bitewe n'amazina bitanaga yewe tutaza gusubira mahangaha, ariko iyi beef y'abantu rwose yari yarazamutse cyane ku rwego rw'hejuru. Nanjye byari byabanje kuntungura uburyo Kasuku yicaye ntagire ikintu abivugaho, ariko nyuma gato rwose kwifata byaje kumunanira, aragenda araturika arameneka rwose, ibintu byose araza ashyira hanze yirekuye, nta kintu cyo gusigaza inyuma yari afite. Ngira ngo rero tugire n'inama n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga no mu Rwanda mu byitondere rwose. Nyamuri kubona yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwarabihagurukiye rwose, urakora ikosa gatoya bakakwihanangira cyakoze nicyo kiza cyabo gato rero yukomeje biza kurangira nabi, aho wisanga uri mu ntambwe rwose utabashije kurenga. Ariko rero nyuma gato nubwo ibi byose byaje kumera gutya cyangwa se byaje kuba gutya, reka twifurize abo bose bagiye bafungwa cyangwa batabwa muri yombi ko nyine bagororwa, yego nibyo, ariko kandi hakagira no kubaho guhinduka, ndetse kandi bikanatanga isomo ku rundi rubyiruko. Twebwe twese tuba turi kwiza imbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko twabasha gukora inkuru nziza kandi zubaka by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi rwose turizera ko ibi bintu RIB bikomeza kwinjiramo bizarushaho kugenda bigenda neza. Waboy rero umuhungu wacu y'ankano nawe tumubwire rwose ngo nakomeze yihangane, ibintu bizabasha kugenda neza kandi bizabasha gusubira mu buryo. Ngira ngo abakurikiye urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda uyu munsi mwumvise yuko uwitwa Kwizigira ku ngingo yazanye nawe ubwe yazanye inkuru cyangwa se yazanye ingingo mbere gato y'urubuga rw'imikino kwa kundi batangira baganira gatoya, umvise ko yaje nawe yibaza ku bijyanye n'ikwirakwira ry'amashusho, kandi banatanga inama by'umwihariko ku bantu bafata aya mashusho, ariko nabo bazajye bitonda bavuga batari kubundi aya mashusho turi gufata mu by'ukuri agamije iki, yava hehe, yatugeza he. Iki ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kureba rwose tukitondera. Reka rero ngushimire cyane
niwe muntu rwose uri kuno muyoboro wacu wa Gakuru on air, ngusaba cyane gukora subscribe kugira ngo tuzacukwe n'ibiganiro byacu bya munsi bisanzwe kandi bikurikira. Nje nk'ibisanzwe nitwa Gakuru. Hanyuma rero amahoro y'Imana akomeze kuba namwe rwose no mu biganiro byacu by'utaha. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom.